Reka dukomere Imana amashyi y'Imana birabujijwe gusirika birabujijwe gumusirikire n'umunezero. Reka kuri ijwi ryiza ry'ingingo dukomeze twakire nezero n'ababyeyi be kugira ngo mushyikirize uwo bazubaka urugo rwiza, hanyuma tuzirire Imana natwe tunezerewe. Ndabasaba ko tunezerewe Imana ibavugisha gukomeza ubushuti bw'uburezi. Amen.
yabaye Papa Blaise, Imana umugisha n'amamayeze, Imana umugisha babwiye Muvunyi ngo turi fura yacu turayiguhaye uzamufate neza. Imana umugisha katwegereza amashyi menshi mu gihe n'umugwe batambuka ndetse apamena amahene protokole kubafashe ubereke aho nabateguye ibyicaro protokole kubafashe reka twongereze amashyi menshi twongere Kristo amashyi menshi reka basabe mwicaye ushobora kwicara hanyuma tukanezerana n'aba bageni. See what the Lord has done. Oh, hallelujah. Such a wonderful day. Oh, Imana ni nziza. Impeta bavuga ngo twarahiranye ko nzamukunda ibihe byose. Muri Bibiliya hari ubusobanuro bw'impeta hari nka butatu. Icya mbere tubona Abrahamu yigeze gutuma umugaragu witwa Eliyazari kujya gusabira umugeni Isaka. Aragenda ageze kwa Rebeka aho yagombaga kumukura umugeni. Eliyazari mwambika impeta aramubwira ngo nimuntinze ahubwo munsezere, niko yabwiye umuryango we. Rero iki impeta iravuga ngo mvuye iwacu ngiye iwanyu. Nibwo busobanuro bwa mbere. Ubusobanuro bwa kabiri bw'impeta nanone tubona wa mwana w'ikirara atashye si yamwambitse impeta, bivuga ngo tugiranye isezerano sinzongera kugwemukira. Ni ikimenyetso kivuga ngo ntabwo tuzahindukirana. Tubona kandi muri Mesopotami cyangwa se muri biriya bihugu bya kera tubona impeta yasobanuraga ngo mweguriye ibyo mfite byose. Niyo mpamvu muzabona igihe beguriraga Moridekayi cyangwa se igihe beguriraga Yosefu bamuhaga impeta y'umwami, bivuga ngo turabikweguriye. Cyari ikimenyetso cy'uko ngo ndakwiyeguriye. N'izi mpeta rero ziravuga ngo ndakwiyeguriye. Niyo mpamvu umuntu utandukanye impeta ntiwemere kumwegurira umubiri wawe, umwegurira ibyo ufite byose kubera ko mwambikanye impeta. Reka tuzisengere. Mwami mu izina rya Yesu Kristo, umugozi w'inyabutatu ntabwo ucika vuba, ni isengesho ryanjye. Wowe muhamya w'iri sezerano kugira ngo ari izi mpeta nazo zibe ikimenyetso gihamya urukundo n'umubano n'urushako ruri hagati ya Muvunyi na Ezeri. Urakoze kuzejeje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ushobora kuzifata. Ndagira ngo baguhereze mikrofone hanyuma ugiye kumubwira ngo zirimo amagambo. Mwambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo ufitiye kandi ko ntazagwimukira. Ndagukunda. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka nanone twumve Ezeri nawe. Wambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo ufitiye kandi ko ntazagwimukira. Ndagukunda. Amen. Kandi nanone muri uyu mwanya mbere yuko tubasengera itorero ry'Imana, reka tubaze niba Muvunyi bamuhekeye ukuri. Wasanga yarakunze Leya bakamuhekera Rasheli, ntawe wabimenya. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'indirimbo za Salomo igice cya 2 ku murongo wa 14 ngo numa yanjye we uri mu mitutu y'urutare no mu bihumiko byo mu bihanamanga, ngo reka ndebe mu maso hawe numve n'ijwi ryawe, kuko ijwi ryawe ari ryiza n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Iki ni ikivugo kiri mu mutima wa Muvunyi. Arimo aravuga ngo uri mu mitutu y'urutare, reka ndebe mu maso hawe. Reka rero amusaba amwereke mu maso, n'undi arebe ko hamwe abimwemerere, turebe uko babigenza mu gihe abashyitsi bidufasha gatoya. Waza
Adamu yari amaze kubona Eva yahise ahimba poeme yaravuze ngo urakara. Iryo jambo ntabwo ndikunda mu Kinyarwanda, urakara ku mara yanjye. Ubundi mu Kiswahili baravuga ngo umubiri wanjye, tu es la chair de ma chair. Sinzi umuntu bataraduhisha kuvuga ngo akara se vraiment muzambwira icyo Kinyarwanda, ariko yagomba kuvuga ko umubiri wanjye uri gufa ryanjye. Reka twumve rero n'amagambo ava mu ndima yo kubona akara kawe cyangwa kubona umubiri wawe uko ameze, amagambo ari ku mutima wawe mbere ko abera babasengera abakozi b'Imana. uyu munsi twari dutegereje igihe kinini, Kristo yabyemeye ko bikunda, namusezeranije ko nzagukunda kuva ku munsi wa mbere kugeza izuba rirenze. Nzagukunda, nzakubaha, nzakubahisha, nzakurwanirira, nzakurinda, nzagufasha igihe cyose uzagenda ntari ku bwawe. Kristo azabifasha. Such romantic hug. Muve ngo reka twumve nanone wenda amagambo y'urukundo Beni yaramutextinze, yamwandikiye amamesaje menshi avuga ngo wowe nta wundi, ariko ntabwo twari duhari. Bivugire rero byari byose wakubwiye, ahatabona bitubwira ahabona. My lovely husband, my very own heart owner, my beautiful, I love you so much. Now, I want to thank you before friends and family. Imbere y'itorero ndagushimira cyane kuba isezerano ryawe, ndagushimira kubw'imyaka yose wankunze kandi ukansezeranya kunkunda ibihe byose. Nanjye ndagusezeranya nk'uko nabigusezeranyije kuzagukunda, kubaha, kuganirira, kumvira. I promise you to be a prayer partner. Ndagusezeranya ko nta kintu kimwe kizadutandukanya. Ndagusezeranya ko nzakubahisha bose, umuryango, itorero, abavandimwe bawe, ndetse nkakunda n'inshuti zawe nk'uko nanjye ukunda izanjye. I love you now and forever. Amen. Reka dukomere Imana amashyi kubera amagambo meza. My prayer partner, the owner of my heart, n'ibindi ntasubiramo, ariko Mana yanjye aba ari romantike, reka basi tuyakomere. Yavuze ngo be your prayer partner. Yandi magambo tuzajya dusengana. Mbere yuko musengana reka tubanze tubasengere. Reka tubasengere. Ndaza gusaba abashumba bari hano
dushobora kuba turi benshi ariko turaza kubakikiza mu buryo kandi butuma abafata amashusho bayafata nta kibazo. Abashumba mwese mwasengewe, abakozi b'Imana mushobora guhaguruka hano, ndagira ngo mbasabe muze hano imbere. Aha niho ya formule y'ababiri bagiye guhinduka umwe igiye gusohora. Reka nze iteraniro ryose muhaguruke kugira ngo twubahe uyu mwanya. Abashumba turabakikiza, turajya tuba turiho umugisha w'Imana. Reka twese turambura amaboko yacu ndetse tuba turiho umugisha w'Imana. Uwiteka Mana nzima, Imana igira neza, tuje gushimira Mwami ko warinze Muvunyi ukarinda Ezeri imyaka yose y'ubuzima bwabo. Wabarinze ari ibitambambuga, ubarinda bakura, ubarinda ahantu henshi hatandukanye, ibintu byinshi byahize ubuzima bwabo. Ariko uyu munsi Uwiteka Mwami, turi hano kugira ngo witnessinge isezerano bagiranye. Tugushimiye rero kuri Imana nziza, tuje kwatura umugisha wa Aburahamu ku buzima bwabo. Baha umugisha wa kibyeyi, tubatuye umugisha wa kibyeyi, tubatuye umugisha wa gitambyi. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo uzahire runo rugo. Mana uzabaye kubyara abana beza b'abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Uzabaye kubakira ku rutare kugira ngo imiyaga yose ndetse n'imvura mu izina rya Yesu ntibizanyeganyeze urugo rwabo. Turabasengeye Umwami Imana kugira ngo Uwiteka uzahire ibigega byabo, umugisha wo mu rugo, umugisha wo gutunga no gutunganirwa, umugisha wo kurama n'amagara mazima bibabeho mu izina rya Yesu. Umugisha wo konwa ndetse no guheka bibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'ubukire udakurikirwa n'imibabaro ubabeho mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha ubugingo butaraga reka ubabeho mu izina rya Kristo Yesu. Mana tubatwikirije amaraso ya Kristo, uru rugo ruzarindwe mu izina rya Yesu. Yobu yaravuze mu gitabo cya Yobu ngo have built a hedge, ngo wubatse uruzitiro ngo kuri we kugira ngo ikibi kitamwegera. Reka ububakeho uruzitiro mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wawe ubabeho kandi uwomeho none n'ibihe bidashira. Urakoze, bazahererwa umugisha mu mujyi, bahererwe n'umugisha mu cyaro. Bazahabwa umugisha binjira banasohoka, bazahabwa umugisha mu nzira bazanyuramo zose. Uzahira intambwe zabo, imirimo y'amaboko yabo n'ibitekerezo byabo bizahabwa umugisha. Ibihugu byose bazaturamo uzabibahamo umugisha mu izina rya Yesu. Uru rugo rero turwatiyeho umugisha wawe kugira ngo urugireho mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Ikamuvunya bazaguruke, hanyuma ahagurutse na madamu mufashe kuhaguruka. Very good. Imana ibahe umugisha. Naza gusaba abapasita mbere yuko bava hano turahagarara twifotozanye n'abageni. Tuza kubona umwanya wo ibirori byiza nk'ibi ngibi. Hari umushinga watangiyemo wamureze kuva akiri muto, Pasiteri Eraste Sebatunzi, Resurrection Church Nyamagabe. Niba ari hano yaza, Zari yasabye ko mubwira amagambo. Yego, umwana ufite ntabwo twabona amagambo akwiriye mu by'ukuri yo gusobanura ibishimwe y'uburyo yareze Ezeri. Twese hamwe dufatanyije, Ezeri bituma aba umwana mwiza nk'uko umushumba yabivuze, ufite ubuhamya bwiza. Reka bafatanye na mugenzi we Muvunyi bimushyikiriza bamushimira ibyiza byose yabagiriye. Uwamureze muri Ekodime, Mama Claire niba hari yaza, na Monsieur Leonidas birashoboka ko bagiye.
Okay. Ariko yasize umuntu y'umufatira yaza Kodime bagize amahirwe yo kurerwa neza cyane Nyamagabe abana bari kumwe n'urungano rwe Yesu bose babaye abana bazima cyane arashimira umwarimu wabo wabareze neza waje kubafatira yaza bafatira ariko none kuri uyu munsi turi mu maboko y'umubyeyi wacu hano dukunda cyane kandi nawe dukunda cyane mufashe tumuha amashyi menshi yateguye impano kubwe Madame Mwazamuma Pasteur Ezra akaba ashyikiriza impano yabateguriye kubera uburyo ki batwakiriye twigera hano baramwigisha akaba atweretse ibirori byiza babegera Ezra akayibashyikiriza kandi ubwo turafatanyije mu by'ukuri kubashimira kubera ko ababyeyi dushobora kwigisha abana kubatoza uko ijambo ry'Imana bivuga inzira nziza ariko kibishimangira gituma ubwo burere bwiza tubaha bushoboka kubateza intambwe imbere ni ijambo ry'Imana no kubasengera mu kubaba hafi nk'abashumba mwarakoze cyane Imana ibamugishe ibirori byiza nk'ibi hari umushumba watangiyemo wamureze kuva akiri muto Pasteur Eraste Sebatunzi Resurrection Church Nyamagabe niba ari hano yaza zari yasabye ko mubwira amagambo yego umwana ufite ntabwo twabona amagambo akwiriye mu by'ukuri yo gusobanura iri shimwe y'uburyo ki yareze Ezra twese hamwe dufatanyije Ezra bituma aba umwana mwiza nk'uko umushumba yabivuze ufite ubuhamya bwiza reka bafatanye na mugenzi we Muvunyi bimushyikiriza bamushimira ibyiza byose yabagiriye uwamureze muri Kodime Mama Claire niba hari yaza na Monsieur Leonidas birashoboka ko bagiye okay ariko yasize umuntu y'umufatira yaza Kodime bagize amahirwe yo kurerwa neza cyane Nyamagabe abana bari kumwe n'urungano rwe Yesu bose babaye abana bazima cyane arashimira umwarimu wabo wabareze neza waje kubafatira yaza bafatira ariko none kuri uyu munsi turi mu maboko y'umubyeyi wacu hano dukunda cyane kandi nawe dukunda cyane mufashe tumuha amashyi menshi yateguye impano kubwe Madame Mwazamuma Pasteur Ezra akaba ashyikiriza impano yabateguriye kubera uburyo ki batwakiriye twigera hano baramwigisha akaba atweretse ibirori byiza babegera Ezra akayibashyikiriza kandi ubwo turafatanyije mu by'ukuri kubashimira kubera ko ababyeyi dushobora kwigisha abana kubatoza uko ijambo ry'Imana bivuga inzira nziza ariko kibishimangira gituma ubwo burere bwiza tubaha bushoboka kubateza intambwe imbere ni ijambo ry'Imana no kubasengera mu kubaba hafi nk'abashumba mwarakoze cyane Imana ibamugishe
Thank you very much. Imana umugisha. Hallelujah. Umunsi wo gutarama. Umunsi Thank you.